nongeye kuguha ikaze mu gafilme kacu ka none. Dutangire kuri aeroport cyangwa se ku kibuga cy'indege. Hari abari batonze umurongo ubona ko bari gusaba service cyangwa se bagiye gusohoka igihugu. Hanyuma ukamwenyera umukobwa ruri ahanga yagize gutya afata telefoni y'umugabo uri imbere yiwe, agira gutya ahita yifata selfie mu gatuza kiwe hari yanditsemo ijambo ngo help me cyangwa se mumfashe. Agira gutya yifotora akoresheje telefoni y'umugabo uri imbere yiwe. Hanyuma ukamwenyera undi mugabo uri inyuma yiwe se agira gutya aramukura ati mukuru urimo urakora ibiki. Umukobwa akomeza gufunga hahandi, kigabo gikomeza kwitegereza kiti ibi ni ibiki mukuru. Umukobwa ati ntacyo ariko. Kigabo kitari ku urimo urahisha ibiki mukuru. Umukobwa ati ntacyo rwose, ati nta kintu ndi guhisha rwose. Kigabo kiti fungura ibipesu mukuru. Umukobwa akomeza gufunga ati ndavuze ni fungura mukuru, fungura ibyo bipesu by'ishati. Hanyuma bari imbere barahindukira. Kigabo kiti ariko uri muzima wa mukobwa, ndavuze ni fungura. Umukobwa ati ariko nagubona ko hano bari kutureba kuko nagubona ko hari abantu benshi. Kigabo kiti okay, ati none ngwino nkwereke. Kigabo kigera gucye kita kimukurubangana kiramushushubikana kiramujyana ngo ajye gufungura ibipesu ngo arebe gukirebe ibyo umukobwa afite nyine mu gatuza arimo arahisha. Hanyuma abaranga basigaye ku murongo, umugabo uranga bari bakoresheje telefoni yiwe yagize gutya hari ibyo muri telefoni yiwe. Umukobwa ati ni ibiki sheri. Bigareye ko aba nabo bakundana nyine ari couple. Bitegereje muri telefoni umukobwa abonamo ifoto y'uwo mukobwa ahantu iyi foto nyine yavuga ati mumfashe. Umukobwa ati ni ibiki sheri. Umusore ati ntabwo mbizi rwose, ati nta gitekerezo mfite. Ati ndatekereza uyu mukobwa arari inyuma yacu nyine ku murongo. Umukobwa ati mbega ibintu ngo birahurira nawe. Ati yarari hano inyuma ku murongo. Hanyuma agira gutya afata telefoni yawe yifata selfie nta nubwo namuzi. Ati si ibyo bintu birashoboka koko. Umukobwa agira gutya ita chat yari afite hano. Ati nta hantu turi bujyane rwose. Ati nta hantu turi bujyane kiritse nubanza ukansobanura ibiri kujya imbere nyine wewe n'ura mukobwa. Umusore ati ariko ngi ntabwo mbizi rwose, ati nta makuru mbifite rwose, ati ariko ndakeka ahubwo ashobora kuba akeneye ubufasha bwacu. Hanyuma bagira gutya bazominga ifoto y'uwo mukobwa nyine bareba rya jambo riri mu gatuza kuri uwo mukobwa ryanditseho ngo mufashe cyangwa se mumfashe help me. Hanyuma baranga batangira kureba guzwa ahantu hose nyine bareba, batangira kureba nyine wa mukobwa ahantu ari. Kumbi dore aho cya kigabo cyari cyamuzanye kwicara. Hanyuma babandi bagize gutya bahita baza ahangaha bati nguriye. Hanyuma kigabo kiragiye cyari kiranga nyine gikomeza gufata telefone kiri bona ko ari ibintu kiri gukanda muri tutaramye ngo nibiki. Kigira gutya gihereza akaboko umukobwa ati mfasha hano rwose. Hanyuma abandi bati turamugeraho guteze. Hanyuma bakomeza gutekereza ukuntu bagiye kubigenza nyine. Hanyuma umukobwa ati mfite igitekerezo hano. Umukobwa agira gutya ahita afata ikintu cy'ikintu umusore yari afite ahita gishyira mu nda yiwe ngo bigaragare ko umukobwa atwite cyangwa se afite inda. Hanyuma umukobwa agize gutya ahita aza abegera ati mwanyihanganira gato, ati ese mwamaho kwicara. Yaje yigize umugore utwite cyangwa se yigize nk'afite inda. Kigo kiti shaka ujye kwicara wana, ati genda ujye gushaka kandi wicara. Umukobwa ati ndabinginze rwose, ati ndabinginze rwose, ati ndi kubara mu mugongo cyangwa se ndi kubara mu mugongo. Umukobwa ati sheri twamahaye kwicara kuko. Kigabo kiriyumvira kiti okay, ati ntari binoneho, ati icara, ati ndahagurutse icara. Kigabo kigira gutya kiba kirahagurutse nyine ngo gihe aho kwicara uyu mukobwa. Gusa twabonye ko we na sheri we nyine bafite cyangwa se bari gupanga gutabara uyu mukobwa uranga wicaye hangaha nyine dore ko yabasabye ubufasha. Hanyuma umukobwa yagize gutya itakura mu kintu cyari kirangaha, hanyuma itakuramo ako kunywa. Hanyuma umukobwa ati muranyihanganira rwose, ati kuba ntwite bituma nkorana inyota buri gihe. Hanyuma umukobwa ati gusa ariko ntacyo bitwaye. Kigabo kiti nibyo ngibyo se, ati nibyo. Hanyuma umukobwa yagize gutya itafata ibyo yarafashe agiye kubinywa itabisuka ku mukobwa urangaha wundi. Kigabo kiti ati umumenye ibiki mukuru. Umukobwa ati umenye ibiki mukuru. Abarango bose utangira gusakuza ati nibiki bibaye ariko nibiki bibaye bigenze bita. Umukobwa ati mumbabare rwose, ati umwana arisimije nyine birankanga nyine bituma mitamemera icyo kunywa. Umugabo ati kumana uti wa mukobwa ati ndumva nakwasa nk'ikintu. Umukobwa ati nta kibazo ariko mureke tugende njye kumumesera, ati ishati ndayimumesera. Kigabo kiti na hantu muri bujyane, ati na hantu ari bugi, ati na hantu muri bujyane rwose. Umukobwa ati sheri, ati nyumva gatoya rwose sheri, ati reka nubundi ntabwo bari buze gutuma agenda mu ndege meze gutya, ati reka ngende tubanze tumese ishati. Kigabo kiti okay, ati ariko niba udakeneye ibindi bibazo cyangwa se niba udashaka kuza guteza ibindi bibazo, ati ukora icyo ndi ukuri utaza kugira ikosa ukora, utaza kugira ikosa ukora, ati mugende, ati mugende ntari bimugende, ati ariko uragira ikosa ukora. Kigabo hano cyese kibihanangiza nyine kiba kirabemera ngo bagende, ariko n'umujinya mwinshi gisigara aho ngaho.
hanyuma umukobwa yagiye abwira mugenzi we ati umbabarire rwose, ati unyihanganira rwose, gusa tubonye ko ari umupangu barimo we n'uyu musheri wiwe uri aha ngaha nyine, tubonye ko bari gupanga nyine gutabara uriya mukobwa nyine. Hanyuma umusore yagize gutya nawe yitava aho ngaho nyine, bakomeza umupango wabo. Hanyuma wa mukobwa wundi bahise bamuzana hano nyine, bamuzana mu bwiherero nyine ngo baze kumusukura nyine, baze kumesera ishati yiwe. Umukobwa yaje hano kwireba, hanyuma wa mukobwa wundi wari wigize nk'aho atwitaraza muzi inyuma waje kumufasha nyine ngo mutabare. Hanyuma barebye mu gatuza nyine babonamo rya jambo ryanditseho ngo help me cyangwa se mumfashe cyangwa se mfasha. Umukobwa ati shaka wangiritse, umukobwa ati warangiritse neza neza. Umukobwa yitegereje nyine ku mubiri w'umukobwa mugenzi we nyine, abona umubiri warashize nyine warangiritse. Umukobwa ati ese ni umugabo wagukora bino bintu koko? Umukobwa araturika bararize, abura n'ikintu cyo kuvuga. Umukobwa arahindukira, hanyuma yitegereza mugenzi we ahita amwereka mu gatuza kiwe nyine. Umukobwa akomeza kumwitegereza ati Yesu Kristo mana we, ati ibi ni ibiki koko? Ati nuko yakugize koko? Umukobwa yari mu bigaragara ko uyu mukobwa rwose umugabo we cyangwa se uriya musore yamuhohoteye rwose, yamujujubije. Umukobwa ati se kuki utamuripotinga kuri polisi, kuki utatanga ikirego kuri polisi? Umukobwa ati naragerageje rwose, nakoze ibishoboka byose, ariko ntago ajyamo amahirwe, nta nubwo ajyamo agahenge nyine. Umukobwa yagize gutya baraturitse arareze, urabona ko uyu mukobwa nyine yahuye n'uruva gusenya nyine wa mugabo cyangwa se ngo ni umugabo we nyine amuhohotera cyane nyine, cyangwa se amuhemukira, amufata nabi cyane. Umukobwa ati ihangane rwose, ati humura, ati biraza kumera neza, ati humura rwose. Umukobwa yakomeje guhumuriza mugenzi we ati ntabwo ukiri wenyine rwose, ubu ngubu ati turahari rwose. Hanyuma umukobwa agira gutya akomeza gufata mu mugongo cyangwa se akomeza guhumuriza mugenzi we ati umva noneho nkubwire, ati reka mwereke, ati tugiye kujya kuri polisi noneho. Ati sibyo, ati tugiye kujya kuri polisi. Abakobwa bemeranyije kujya kuri polisi hano, bacuze inama nyine bemeranywa kujya kurega icyo kigabo kuri polisi. Hanyuma ukamwenya mu gihe bari gupanga kujya kuri polisi, hari wa mugabo yise aje kubareba. Hanyuma wa musore nawe itazamwitambika, ati ariko wa mugabo ati kino cyumba ni cy'abagore, ati urimo urakijyamo ugiye hehe? Kigabo kiti mfira mu nzira wane. Umusore aramwitambika, umusore ati ariko urimo uranyinisha, uti uyu mikino yo gukina nyabaki? Umusore ati koko ndi gukina imikino. Umusore ati nuramuka ugiye hariya rero, ati ukuntu biri bize kugenda. Urugabo ruti urakora iki se ningeyo? Umusore ati ndahita mpamagara polisi. Ati koko urahamagara polisi? Kigabo kiriyumvira cyitegereza telefone, umusore kitakimucapuza, kitakikubita hasi, kirishwanyaguza. Kuri uruhande b'abakobwa nabo bari bakomeje kugambana ngo bajye kurega kiriya kigabo kuri polisi. Hanyuma umva cyo kigabo kije gihamagara, hanyuma umukobwa ati iheshe vuba vuba. Hanyuma abakobwa bagira gutya bahita binjira muri ibi byumba biranga, bahita bihisha. Hanyuma bahita bashyiramo kare nyine barafunga. Hanyuma cyo kigabo kitakinjira muri ako mwanya, kigabo kiza gihamagara wa mukobwa nyine ngo ni shiri wacyo nyine, kiti ugiye he shati, ugiye hehe? Kigabo kikomeza kiza gifungura hano, kiti shiri urimo hano se? Ati fungura shati, fungura mwana, ati fungura. Ati shiri fungura. Cyumva umukobwa ntari kuvuga, umukobwa araceceka. Kigabo kiti shiri wakinguye koko? Ati fungura rwose. Ati ndimo ndakumva n'ubundi, ati fungura. Kigabo gikomeza gufungura hano, gifungura. Umukobwa yanga gufungura hano, araceceka burundu nyine. Kigabo kiti asi wafunguye koko iki kiryango shiri? Ati fungura rwose. Ati ntago ndi umusazi rwose. Ati fungura ntago ndi umusazi. Kigabo gikomeza guhondagura urugi hano. Hanyuma umukobwa agira hano, agira gutya ariyumvira. Kigabo gikomeza gukomanga gikubita urugi ati fungura sheri. Hanyuma umukobwa agira gutya itakuramo umwenda yambaye, ahita wucisha munsi y'urugi hano, munsi y'igikuta hano. Hanyuma agira gutya wuhereza mugenzi we, bisa nkaho bahise bahinduranya imyenda nyine, umwe ahita yambara iy'undi n'undi yambara iy'undi. Wa mukobwa barimo birukankana agira gutya cyangwa se kiriya kigabo kiri gishaka guhohotera, agira gutya yambara imyenda y'umukobwa wundi uri aha ngaha. Hanyuma undi nawe yambara iy'undi. Hanyuma bahindura, ahita amuhereza na rinete. Bigire ko nyine bahise baswapingana cyangwa se bahise bahinduranya imyenda. Hanyuma muri ako mwanya wa mukobwa agira gutya ahita afungura kare hano, ahita afungura urugi. Hanyuma ahita sohoka yirukanka. Ikigabo mu gihe kiri gukomanga, ikigabo kiti mana ati nanone. Hanyuma umukobwa agira gukeza yirukanka, ikigabo kigira gutya kitakiza kimwirukanka, ukize kari we nyuma twabonye ko atari we nyine bahinduranyije imyenda. Ikigabo kiza kimwirukanka, ukize kimushakisha nyine ahantu hose.
umukobwa arazahita yishanga kigabo kitagiye hera atagiye hehe kigabo gikomeza kiza cyirukanga kimushakisha gusa twe twabibonye ko kiri kwirukanga n'utari we nyine wo kiri kimugiri gushaka cyangwa se kirimo kirukanga cyamusizemo hariya kigabo kigize anga cyo kiramufashe kiti ndagufashe shati watekerezaga se ko wakwiruka mu kansi gasha ati wumvaga wanyiruka wakwiruka mu kansi gasha baby umukobwa ati ntabwo ni baby wawe ngiye ntabwo ni baby wawe umukobwa agira gutya itagikandagira ku kirenge ati ati shayi ako kantu karababaza kabisa utunguka kantu mbese karababaza tuko kantu kigo kitari ko ntabwo ibyo ngibyo bikora kuri ngewe ati ndaje ndakwereka ati urabyibuka ariko ubundi uraguranze neza umukobwa ati ntabyo nzi nyine umukobwa agira gukita hindukira kigo kitegereje umukobwa kibona si we kiba kirikanze kigo kiti wowe nanone umukobwa ati uraho neza se ahubwo kigo kiti ndaje ndakwigisha uburyo utazongera kunyinaho imikino nk'iyi ngiyi kigo kigiye gukubita umukobwa polisi yagize gukibira amanutse bitege gutambikana bahita bagitagwa akajwiga nyine bahita bagita muri yombi kigo kiti ebi ni bikere ko nta mpamvu mufite zo kuba zamfunga nta mpamvu mufite zo kuba mwamyamika amapingu ngo mumfunge umukobwa ati hari impamvu nyinshi rwose ahubwo bagutambika n'ibindi ugiye nyuma ugiye muri kasho h'igihe gitoya ubundi wumva ukuntu bimera kigo bagize gutyo bahita bagitambikana nyine bagikura aho ngaho nyine hanyuma gisiga wa mukobwa cyarimo gishaka guhuhutera aho ngaho ndetse na babandi bagitabaye aho ngaho nyine umukobwa ati murakoze rwose kunabara umukobwa nawe ati wakoze rwose kuba wakoze ibintu by'agatangaza kuba wemeye gusaba ubufasha rwose ati ni ibintu bikomeye cyane ati haracyari kare rwose ukwiye kujya wirwanirira hanyuma nyine nta kindi cyabaye nyine umukobwa bagize gutya baramutabara nyine hanyuma kigabo nacyo bagitambikana kuri polisi basigara ahangaha akaba ari naha agafilme kacu karangiye ngushimira cyane ko abanye natwe ngo bakomeza kubana natwe ukora subscribe like share na comment wakoze cyane.